ariko ubu ndabona gufite abakobwa beza bafite amajwi n'abasore reka rero turangire gutabagira neza cyane mutambuka uza kuri stage maze
gutya ntabwo wakwisondeka cyangwa kwisondeke, ugomba gushyiramo akabaraga kugira ngo bize kubanyura kandi nawe unyurwe. Korali Lumen Christ rero ifite amateka maremare uhereye uburyo yashinzwe kugeza uyu munsi. Munyemerere mbanze mbabwire mbanyuriremo makeya incamake y'amateka Korali Lumen Christ. Korali Lumen Christ yatangiye muri 2009 ubwo hano hari kaminuza y'Umutara Polytechnique iza guhindukamo UR, hoherezwa abanyeshuri bagiye batsinda nk'abandi batangira baza kwiga hano muri 2009. Muri 2009 niho yahindutse University of Rwanda. Icyo gihe rero ntabwo ibintu by'amatsinda byari bimenyerewe cyane. Nyuma y'uko hari abantu 24 barebye bakareba bakihuza bagashinga groupe charismatique. Nyuma y'uko bashinze groupe charismatique hakazaho kuvukamo Korali Lumen Christ. Korali Lumen Christ rero yashinzwe n'umugabo witwa Depite Jean d'Amour. Icyo gihe babifasha kuvamo n'abasaseredoti bari bari hano mu Nyagatare. Icyo gihe rero iyo korali yari ifite umucuranzi umwe ndetse n'abayobozi b'indirimbo 3. Bari abantu 24, abafite umucuranzi umwe n'abayobozi b'indirimbo 3. Kuri 14 z'ukwa kabiri 2009 hashyizweho abayobozi b'amagurupe asenga. Depite Jean d'Amour atorerwa kuba umuyobozi wa Korali Lumen Christ. Iyo korali yaje guhabwa izina rya Korali Lumen Christ, bisobanura urumuri rwa Kristo. Iki gihe korali yari imaze kugira abaririmbyi 40. Abaririmbyi ba Lumen Christ bahisemo intego yo kwitagatifuza no gufasha abandi kwitagatifuza. Bivuze mu ntego yacu nka Korali Lumen Christ ni ukwitagatifuza no gufasha abandi kwitagatifuza. Gufasha abandi kwitagatifuza no gufasha abandi kwitagatifuza babikora mu bwiyoroshye no mu rukundo. Muri 2011 Lumen Christ yibaritse indi korali yitwa Voice of Angels. Mwayumvise muraza no kuyibona. Nyuma y'uko Korali Lumen Christ yari ihari yaririmbaga mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Yabonye ayo mateka ya Korali Lumen Christ, nkaba mbashimira uburyo mwari kwifatanya natwe, nshimira buri wese uri aha ngaha n'abavandimwe bacu bageze hano bakaba baje kudufasha gusingiza Imana no kureba aho tugeze. Nibyo kwishimirwa cyane. Rero muri aka kanya tukaba dufite umushinga wo kugura inanga guhera ubu ngubu kugera 2024. Tukaba twarifuje gutangiza uwo mushinga muri iki gitaramo. Twifuje rero gutangiza uwo mushinga guhera uyu munsi kugeza muri 2024 mu gusoza kw'amashuri. Ubwo rero twifuje gushimira Imana uburyo yabanye natwe mu myaka yose yatambutse, tukaba tugeze aya magingo tugihumeka kandi tugisingiza Imana kandi tukigenda twagura. Ubu ngubu turi abaririmbyi bagera mu 120 ba Korali Lumen Christ. Aha ngaha nubwo mwabonye hari abatabonetse bitewe n'impamvu, ariko mwabonye ko dutubutse turi benshi cyane. Ndabashimiye cyane rero kuba mwaje kwifatanya natwe. Ndakomeza kubifuriza ikaze no gukomeza kuryoherwa n'ibiganiro biri butambuka aha ngaha. Murakoze.
Thank you.
We
nyakubahwa cyose nka rero tambukana n'ingoga nuko bamuha amashyi meza cyane umuyobozi wacu mukuru cyane. Karibu ikaze. Eza kuswe Kira kuba pfuye yihuse. kugira ngiye gushimira hanyuma naribaza uti bandika X Chris sibyo CLX sibyo CLX igize ijambo 5 sibyo wabanza kubanza mu ijambo 5 ari sibyo abatwara ijambo 5 mu kiromani sibyo ijambo 5 bivuze kimwe cya kabiri cya magana atatu sibyo abantu kurusha kugira mu mugani sibyo uziko umubare wayo ujya kungana Nama y'ingenzi kuva mwatangira kugeza none. Iza nahisemo kandi nyine dutunguranye kandi ni keza. Inovasiyo ya kane nabonye mu gutoza abatoya mufitemo abana mwifuza kuba urutindo mwifuza ko buri ikintu bita generation ikintu cyiza generation ivuga ku byara rwose nabwira ntimugire ubwoba gushyira hamwe impano dufite amakorali twese turi hano ni ikintu cyiza cyane. Agira nti rero uyu mugoroba wabaye ingirakamaro ntihagire umuntu n'umwe urogeretse sibyo ra niba twirarira mu gisope kuki tutahaye umwanya mu Nyagasani ariko mwebwe ngo mwabitangira saa saba hano saa saba uzo byari kubyo hamwe hari ibintu bikorwa y'amasaha kuri abacizaga kuri saa saba waciza kuri ntabwo byaba so byaryoshye bigira ku mitima yacu twese nkabagira ngo bashimire ikintu cya nyuma akazi twibutsa abo turibo udashobora kuba umukiristu udafite ubumuntu udashobora kuba umunyarwanda udafite ubumuntu tugatumira amakorali yacu aririmbye neza yafashije ariyo Saint Gabriel na Voice Angels na Elite tukagira umugoroba hajya no mwana ariko kizaba gikomeye azaba ari hanze tuzarindira hanze tugafata generation ni ukayihuza n'iy'abantu bose wa gatandatu amashuri abana bakumira amashina turahaguruka tugasaba Imana umugisha. Indirimbo igira amahoro imbere yacu ubona buri wese umutima we ukamuhamagarira gusingiza. Turagushimira imbere hano turagusingiza buri wese witabira ibirori kubw'ineza yawe kuko hari byinshi ari kujyamo. Turagusingiriza amajwi meza y'abana bawe amakorali yose yanyuze imbere yacu uko twatumiye na Ruben Kristi wese uri hano wifuza guhinduka bakubere umukristo nyawe binyuze mu buryo akunda kuririmba cyangwa akunda indirimbo ziririmbwa n'abandi. Turagusaba umugisha wawe taho twese ko turi hano udufashe kwamamaza ingoma yawe kogeza ingoma yawe. Imana ishobora byose kandi y'urukundo rudashira n'umugisha yo data na mwana na roho mutagatifu kendi nziza